ibintu bigera muri 15 bitera indwara y'umuhaha. Indwara y'umuhaha ni indwara iza igafata mu matwi, ikunze kwibasira abana bakiri batoya, abakuru ndetse n'abasaza. Iyi ndwara ntawe itakwataka. Rero nitubabwira indwara y'umuhaha, abo mu mujyi ntabwo muri buze kuba mwayisobanukirwa, abo mu cyaro nimwe murabasha kuba mwayisobanukirwa, kubera ko iyi ndwara iyo umuntu ayirwaye bamushyira ipamba mu matwi. Bamushyira ipamba mu matwi kugira ngo ibintu biba biri mu matwi bidasohoka, kuko iyo bisohotse bishobora kuba byatera indi ndwara, cyane cyane ku begereye abantu benshi. Rimwe na rimwe bikaba ni ibintu biba biteye nk'iseseme. Iyo urebye uko bimeze, ni ibintu biba bisa n'amata yapfuye by'umweru, akenshi bikunze kuba ari umweru cyangwa se bigiye kubamo umuhondo mo gakeya. Ibi bintu rero biraryana cyane. Niyo mpamvu nuramuka ubonye umuntu basize ipamba mu matwi, ni iriya ndwara aba arwaye. Ni indwara mbi cyane, ni indwara yica cyane. Tugira ngo nyaboneka tuze kuba twayirinda, dukore ibishoboka byose kugira ngo itazatugirira mu muryango. Rero ibintu 15 bitera iyi ndwara nibyo tugiye kuba twareba, kimwe ku kindi, n'uburyo twakwirinda iyi ndwara, uburyo iyi ndwara twayirwanya mu gihe yaba yageze mu baturage cyangwa se mu miryango yacu. Gusa reka tubanze tubasabe nyaboneka, nimba uzi ko utarakora subscribe, ukande subscribe kuri channel yacu kugira ngo video zose dushizeho ujye ubasha kuba wazibona. Kandi ushobora kuba waramaze gukora subscribe ukaba utarakanda ku nzogera. Kandaho kugira ngo ujye ubona notification ya video yose dushizeho. Kandi iyi video niwumva igufashije, niwumva ari uwo yafasha, ushobora kuba uzi umuntu urwaye iyi ndwara, wamubwira ko mu by'ukuri iyi ndwara dushobora kumuha umuti agakira, cyangwa se tukaba twamuha n'ubujyanama bw'ukuntu yayirinda, cyangwa se uburyo yavurwa akabasha gukira. Rero ikintu cya mbere gitera indwara y'umuhaha, ni ukuvuga ngo mbere ya byose reka tubanze turebe ziriya nyo ziri kuva hehe. Turiya dusimba, ziriya nyo ziri kuva mu gutwi, kubera ko umuhaha waragiye urakura. Umaze gukura urabura, umaze kubura, ni ukuvuga ngo ni nkaho twavuga ko umuhaha ugenda ugakora no ku bwonko, kubera ko burya amatwi n'ubwonko biri connect. Amatwi arumva agashira ubwonko, ubwonko nabwo bugatekereza bugahita bushira mu matwi, amatwi akumva ibyo ubwonko buvuze, noneho bikabasha kuba byakorana muri ubwo buryo. Rero izi nyo ziri kuva mu gutwi ni umuhaha wakuze nk'uko tubibabwiye. Ari nayo mpamvu tugira ngo tubabwire mu by'ukuri, nubona umwana arwaye umuhaha ukabona arimo ararira cyane, ntuzavuge ngo mu by'ukuri arimo ariririsha, ahubwo bizaba birimo kumurya. Umuntu mukuru we yumva ugutwi bagucaho, yumva ari ibintu biri kuyagara. Rero iyo utarakura neza bagushyira ipamba mu gutwi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ririya pamba bashyira mu gutwi buriya rituma ugutwi kudahumeka, bituma ugutwi kutajyamo umuyaga. Ibyo bikaba byatuma ahubwo biriya bintu byakagombye gusohoka, ari amashyira yakagombye gusohoka, atabasha gusohoka, bityo ariyo avamo inyo
ugasanga biriya bintu biri kuva mu gutwi k'umuntu. Ibaze rero uri umuntu mukuru warangiza ugasanga ziriya nyo ziri kuva mu gutwi kwawe, ni nkaho uba wapfuye. Ariko nimba byarakubayeho, nimba uzi umuntu bibaho, ntabwo agipfuye, kubera ko iyi video igiye kuba yamukiza namara kuyumva. Mwirinde kwihutisha video kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza. Ikintu cya mbere rero gitera indwara y'umuhaha ni ugukaraba ugashira isabune mu matwi. Buriya ugutwi gutandukanye n'amaguru, gutandukanye n'amaboko, aho usiga isabune ukahita uyihanagura. Nyamara mu gutwi ho ntiwabona uko uhanaguramo. Rero iyo ufashe isabune ukayishyira mu gutwi, iragenda ikitekeramo, iragenda ikabamo, ikaboreramo, nibwo rimwe na rimwe utangira kunuka mu matwi, hakazamo bya bintu by'umukara byo bita ubukurugutwa, ibintu bimeze nk'ubuki. Rero ibyo bintu iyo bijemo bijya biterwa n'imyanda iba yagiyemo. Akenshi na kenshi badusaba kwambara tukikwiza, tukambara nk'abayisilamu kugira ngo na ya micucu itabasha kuba yajya mu gutwi. Burya iyo umuyaga uhuha ugenda winjiza ibintu mu matwi yacu. Rero kugira ngo ibyo tubyirinde, tutazarwara indwara y'umuhaha, ugomba kwambara ukikwiza. Wenda abayisilamu ntibari bazi iki kintu, ariko mu by'ukuri urambara ukikwiza kugira ngo ubashe kurinda ibice byawe by'umubiri. Hari uri buze kumbaza ati none se ku bijyanye n'izuru ko bataripfuka, ibyo nabyo tuzabigiraho ikindi kiganiro, uburyo indwara zigenda zinjira mu mubiri wacu zinyuze mu bice by'imibiri yacu. Rero gukaraba amazi ashushe cyangwa se amazi akonje ukayashyira mu matwi bishobora kuba byagutera umuhaha, cyane cyane abantu bogera mu mapisine, bogera mu kiyaga, ugasanga amazi yagiye mu matwi. Kubera ko akenshi na kenshi aba bantu ntabwo baba bafite ubwirinzi, ntabwo baba bafite uburyo barinda amazi kujya mu matwi. Rero iyo ari amazi agiye mu matwi, hari abakozamo intoki, ariko tubabwire ko iyo ukojejemo intoki, amazi n'ubundi uba uri kwinjiza mu gutwi, bikaba byaguha amahirwe makeya yo kuba wakuramo ayo mazi mu gutwi. Rero nituza tubabwira ibi bintu, nimukajye mugira ngo turimo turashaka views, turimo turashaka amafaranga. Yega amafaranga turayashaka kandi nawe urayashaka, ariko icy'ingenzi icyo tuba tugambiriye ni ukukwigisha. Ni ukukwigisha kugira ngo ubashe kumenya, kugira ngo ubashe gusobanukirwa, niyo ntego nyamukuru tuba dufite. Ikindi kintu cya kabiri gitera umuhaha ni ugufata ikaramu ukaba washira mu gutwi, igiporoporo cy'ikaramu. Kubera ko ibiporoporo by'ikaramu ni ikintu kiba gikomeye kandi ikintu gikozwe muri plastique. Ntabwo rero nawe reba ikintu cyaremewe kwandika, gupfundikira ikaramu, warangiza ukagishira mu gutwi, urumva nawe ntabwo biba bijyanye. Ibi bigukururira kongeramo indi myanda ivuye kuri cya giporoporo, kubera ko kigenda kivunguka, buriya ntiwabimenya. Uramutse ukoresheje microscope nibwo wamenya ko ibiporoporo by'ikaramu nabyo atari byiza, kubera ko bigenda bivungukira mu matwi yacu, bikaba byatuma amatwi yacu afatwa n'indwara y'umuhaha. Kandi tubibutse ko uramutse urwaye amatwi, no kuvuga ngo ubuzima bwawe bwaba buhagaze.
ufite akazi yaba ahagaritse akazi, utumva ntabwo wabasha gukora akazi. Ariyo mpamvu tubabwira ngo by'ukuri mureke turinde amatwi yacu, mureke dukore ibishoboka byose, dusabe Uwiteka ajya abasha kutuba hafi. Urukundo rero Imana idukunda, urukundo Imana igukunda nirwo ruba rwatuzanye kugira ngo tubashe kugusobanurira neza, ubashe kumenya uko warinda ubuzima bwawe, uko warinda umubiri wawe. Gusa nimba utarakora subscribe, nyaboneka uyikore kugira ngo video zose dushizeho ujye ubasha kuba wazibona. Kandi tugushimire wowe umaze umwanya wicaye imbere ya channel yacu, imbere ya televiziyo yacu. Uri uw'agaciro, ukwiye ishimwe. Turagushimiye, wakoze, Imana iguhe umugisha. Ikindi kintu gitera indwara y'umuhaha, ni ugufata ekuteri ugashyira mu gutwi. Buriya ekuteri si nziza, niyo mpamvu tutagomba